Yes, nongeye kuba ikaze mukunda kandi ukurikira igihe top 5. Ngarutse muri sinema nyarwanda, filime nyarwanda. Nkuko babivuga abantu bigira harya ni inaryenge niba ari inaryenge niba ari inyaryenge abantu bigira abantu bigira inyaryenge nyine bamwe bigize amanajyuwa bigize abantu bazi ibintu ariko n'umusaza arasarakaga ku ijambo bavuga ko mu Rwanda nta filime tugira confirm nta filime tugira. Impamvu nta filime tugira no kubera iki? Kuki filime nyarwanda zitajya zica kuri Netflix, zitajya zica kuri ya masoko akomeye acuruza amafilime? Kubera iki? Kuki nyine usanga barimo barakora bagashutinga bakagira gute bagashora ariko ugasanga isoko target yaho bashaka gucuruza ibyo bihangano byabo bya sinema ni kuri YouTube. Kandi YouTube muri ziriya policies zira policies zabo nyine bakubwira ko niba ugiye gukora YouTube gerageza ibintu ugiye gukora bibe bifite bije intoya ishoboka hafi ya ntayo, kuko nabo barabizi ko badahemba. Ayo bahemba ni make cyane ashoboka nyine nta mafaranga make. Nawe mpamvu bakubwira ngo kora ibintu bigutwara amafaranga makeya. So mu Rwanda rero usanga abantu benshi baza bagakora filime agashoramo, yamara gushora n'ibyo yashoye bitari kuri standard ngo bye byuzuye ko ari filime nziza iri gucuruza, ugasanga akubise season ya mbere ya kabiri ugahita umubura agahita arira ngo arahiye. Inzi filime zirenga 10 zakunzwe pe, zakunzwe harimo na zimwe za Kibonke. Hari filime ya Kibonke yitwa imwe ari kumwe na Rusine, bayita gute? Niba ari ubusinzi bukabije bayita gute? Sindibuka kuntu bayita, katuyire Mugisha na Rusine byitwa filime, bavuga ngo ni filime. Iyi filime yari nziza, yari inakunzwe bya danje, ikunzwe pe, ariko yarahagaze. Kibonke niwe wavuze ngo kubera impamvu avuga mu bijyanye no kuyitunganya no kuyitegura n'ibyo yinjiza, aravuga ati nyine twarayihagaritse. Urumva? Kuko isoko rihari ni YouTube. Niba ugiye gushora muri filime, icyambere uraje urashoye, mu mafaranga ushoye nta nubwo ukoze biri kuri standard ku buryo wayicuruza hatari kuri YouTube gusa. Uri kumva? Ubwo urumva iyo filime yawe ifite garanti ingana gute? Niyo mpamvu muhitamo gukora video ntimukore filime. Hari n'abantu batazi filime na video bitandukaniye. Niryari bavuga ngo iyi ni video, niryari bavuga ngo iyi ni filime. Harimo abantu benshi nzi banjye nako hafi ya bose ntago bazi gutandukanya filime na video. Ikintu gituma filime zo mu Rwanda reka mvuge amakosa atuma filime zacu ziguma ziri hasi. Icyambere bipfira muri production. Dufite abakinnyi beza pe bazi gukina, dufite abacteurs beza, abakarakter beza bazi gukina no kwactinga neza cyane, ariko ugasanga script ni nziza, ugasanga actor ni beza, location zirahari bitewe na script ihari, ugasanga location nazo nta kibazo, ariko byagera muri production bigahita biba ikibazo. Ugasanga niba mugiye nko gushutinga ibikoresho mugiye gukoresha, ugasanga sound ntiyujuje ubuziranenge, ugasanga ishusho ntiyujuje ubuziranenge, ugasanga uburyo mwasetinze light ntibyujuje ubuziranenge. Ibyo bigahita bituma filime ijya hasi, zisubira hasi, ukabishutinga uko bifite atari uko bituzuye, cyangwa se hari icyo wabuze
ahubwo kuko uri kubikora nabi, uri kubisetinga mu buryo budakurikije amategeko n'amabwiriza na realite y'ibyo uri kureba. Ubundi iyo ugiye gushutinga, niba ugiye gufata nk'ishusho, niba ugiye kurayitinga, making sure ko ibyo amaso ari kureba, ijisho mbere yo kuvuga ngo urajya gusetinga kamera, ngo urajya gushyira nyine urebesheje amaso wowe urabona bimeze bite. Niba ari umwijima n'ijisho nyine ribona umwijima, kuko filime ni reality, ni ibintu biri layeri yo biba byagiye mu mashusho. So niba ugiye kulayitinga rero ukabona umuntu aho kugira ngo umulayitinge nyine ama light ni wenda hair light, backlight n'izindi, ugasanga ahubwo uramotoroshije, uramumuritse, iyo shusho ubu uzasobanura ko ari sanga hari ryari byagenze gute. Niba ugiye gukora filime ukazana sound, ugasanga uzanye sound, undi ari sound ziri pro za cinema za filime, noneho mu buryo buri pro, ubundi kamera nta nubwo ifata amajwi ari kodingwa ku ruhande mu byuma biri pro, mu ma mixer ari pro, akarikodingwa ku ruhande, ariko urareba ugasanga ndajya gufata sound ku ruhande, amashusho ku ruhande, kujya kubisynchroniza, ukabara icyo kintu cyose, ukabara time, ukabara amafaranga, ukagera ute ugasanga uzacuriza kuri YouTube. Ubitu biva mu ati mushyire kuri kamera ayo majwi, kamera ifata amashusho n'amajwi cyarimwe, tujya tugabanye bije. Ubwo urumva iyo filime izagera ku rwego nk'urw'abanyakoreya ryari. Filime zo mu Rwanda ntazo, bizasaba igihe kinini kugira ngo dutegure filime, nta nubwo ari uko amafaranga yabuze. Hano hanze hari abakire bafite amafaranga, hari abakire bafite ibiceri byo gushora, ariko arareba base ndayashyiramo hano ncururize akahabura. Nk'ikigo gikomeye dufite, hari ibintu bya Zacu, nyine hari company za media zikora ibintu by'amavideo, mudufashe mwishyire hamwe, byibuza muteranye ibikoresho n'ubwenge n'amafaranga, noneho mukore filime niyo yaba imwe ariko nziza, iri kuri standard, sound iri meze neza, video ishusho imeze neza, biri kuri standard, location, ibintu byose ku buryo uvuga ngo wow, murebe ko sinema idatera imbere. Ubu zaza utenze, hari amafilime bashutingisha telefone, ubu nabo bazaza bavuge ngo bakora filime, cyangwa bafata amavideo, bafata video na filime bitandukaniye. Ubundi video ni kwa kundi ufata amashusho utitaye ngiki, ni ugafata telefone kumwishyiraho gakanda record, iro buri gufata video. Kuri abajya kuri indirimbo, bashutinga indirimbo, uri gufata video. Nkuko nicaye gutya ni video nyine, ndi gufata video. Noneho filime yo igira amategeko, bigomba kuba biri cinematic, bigomba kuba hari budget yateguye yabyo, bigomba kuba bisetinze, bigomba kuba ari ibintu biteguye birimo art, ku buryo ureba ukavuga ati wow, ugera igihe cyo kuvuga ngo uteyeho kamera ukanze record, umaje gusetinga uburyo frame yawe iba yuzuye, ibiba birimo, ibiri bugaragare, ibiri bitagaragara, ibiri inyuma, ibiri imbere, focus ahantu iri, urumva uwo muteguro wose. Ibyo nibyo bita filime, right? Filime zose ni video, ariko video zose ntabwo ari filime. Icyo cyumvikanye? Yes, rero reka tugerageze dushyire hamwe aba director, aba videographer, aba photographer, n'aba scriptwriter, turebe ko twakora ikintu kizima. Murakoze. Cut.